Hello guys, munyemere turebere hamwe muri video y'uyu munsi uburyo twakitegura ikizamini cya leta mu minsi mikeya isigaye, uburyo twakoresha igihe cyacu neza, uburyo twakoresha nyine kugira ngo kano gahe gatoya gasigaye kugira ngo dukore ikizamini cya leta katadupfira ubusa. Ngiye nk'ibisanzwe ni Teacher Cedric. Yes, niba ari ubwa mbere tugiye kubana kuri iyi YouTube channel, ukirike kuri subscribe icon kugira ngo utazacikwa n'ayandi masomo y'ingenzi. Kandi guys, niba uri interested mu masomo ajyanye na entrepreneurship, history, geography, philosophy, psychology, wowe searchinga Teacher Cedric wongereho izina ry'iryo somo nyine uri interested muri ryo, urabona channel yanjye nshya ndi kwiyigisha. Impamvu nuko ntashaka kugira ngo yino channel aba ariyo nshira ayo masomo yose yacucikanye, ahubwo nshaka yino kujya nyishiraho literature yonyine. So guys, kwitegura ikizami cya leta mu minsi 25 ubwo ngiye nicyo gihe nafashe ko gisigaye, bisaba gucunga neza igihe, ushyiraho gahunda ihamye no kwiga mu buryo bw'ubuhanga. Dore uko rero wabigenza neza: shyiraho gahunda cyangwa study plan y'iminsi 25. Yes, niba ushizeho gahunda yo kwiga muri iyo minsi 25, ugomba gushyiraho timetable. Ukavati wenda isomo rimwe ndihaye iminsi 4. Yes, niba isomo rimwe urihaye iminsi 4, niba urihaye iminsi 4 ukavuga ati tuvuge ni geography, tuvuge nk'abantu biga HGL, geography, ukavuga ati kuwa mbere kugera kuwa kane nzandi kwiga geography. Muri iyo minsi 4 uraba uri gukoramo iki? Kuva kuwa mbere kugera kuwa gatatu uvuga yuko uzigamo kuva mu wa kane kugera mu wa gatandatu. Kuwa mbere wige senior 4, kuwa kabiri wige senior 5, no kuwa gatatu wige senior 6. Yes, icyo gihe rero uzaba uri kwiga bimwe, mbese ibintu byo usanzwe uzi. Ntago muri iki gihe ntago ugomba kwiga ibintu bishya. Yes, noneho rero iyo minsi 3 n'ubu urangije iyo myaka iko ari 3, umva nge ntago uzaba uri kwirangiza neza, ntago uzaba uri kwijya deep cyane. Ku munsi wa kane icyo ugomba guhita ukora ni iki: ni ugufata ikizami cyo bakoze mu wa kane, icyo bakoze mu wa gatanu, icyo mwakoze mu wa gatandatu nyine cy'igihembwe cya gatatu, ndetse na ya mock mwakoze. Noneho ibyo byose ndetse wenda na pass paper n'ikizami cya leta cyo mu mwaka ushize, ibyo byose ukabyiga ukakosora muri iryo somo. Bitewe no kuzaba waribanjirije iminsi 3 yo kwiga iryo somo, uzaba uri kwiyadapta muri iyo mibare uri kwiyadapta ku buryo babazamo. Ibyo bizagufasha. Niyo ubwo isomo rimwe nirirangira kurikirezeho irindi. Noneho iyi technique ya kabiri ugomba gukoresha ni ugusaranganya amasomo cyangwa se prioritization. Yes, ugomba guhitamo amasomo asaba kwiga cyane nka literature, history, geography cyangwa se entrepreneurship, ugategura uburyo uzajya uyiga. Noneho ukavuga ati ndagiye na wenda nzajya niga aka kanya aho niyo wavuga ati ngomba kwiga amasaha umunsi wose. Yes, muri iki gihe ugomba kujya wiga umunsi wose, ahubwo wenda ukaryama igihe kinini ukaruhuka kugira ngo nejo uzirigwe uri kwiga. Yeah, ariko icyo ugomba kumenya, nubwo wakiga umunsi wose, ntabwo nkubwiye ati ugende wicare ngo ugiye kwiga geography sinafo ngo wicare ngo uhera saa moya cyangwa saa 12 ngo ugeze saa 12 za nimugoroba utaruhutse. No, wowe buri saha koresha ya Pomodoro technique. Buri saha wige wige nyine isaha. Buri saha uvuga ati nzajya niga iminota 50, iminota 10 nyimare ndi kuruhuka. Yes, iyo ni Pomodoro technique. Ujye ushyiraho uturuhuko duce two kuruhuka. Fata ibiruhuko buri saha, iminota hagati y'iminota 5 n'10. Isaha ishira ufata ikiruhuko kiniki. Noneho muri kano gahe ikintu ugomba kwitaho nanone cyane ni ikijyanye n'imyitozo cyangwa se practice. Ukuri ibizamini bya leta by'imyaka yashize, ubwo no kuva past papers. Ariko bitewe nuko ngiye hano iyi nama ntago nayegera cyane, bitewe nuko past papers imibarize babazagamo ntago ari kimwe niyo bari kubazamo aka kanya. Wenda cyo koze icyo mu mwaka ushize, ndetse na yira mock mwakoze, yari amamoke yo mwakoze, ndetse n'ibyo ikizami babahaye n'ibizami batanze cyo mu wa kane, mu wa gatanu no mu wa gatandatu, mu bihige cyane rwose. Mwegere ba dosi banyu babafashe, baboherereze cyangwa se teacher wanyu hari ukuntu abafite izo soft y'ibyo bizami babahaye. I know yuko muri kubikoreho bahita babijyana, hari n'igihe bazabibaha kubo mu wa gatandatu, ari igihe muba muri kwiga nyuma y'ibizami muri kwiga. Nimugira amahirwe abarimo bakabibakosora cyangwa se mukabibasaba bakabibakosora, bizaba ari fresh. Ibyo bizabafasha cyane aho kujya kwiga gusoma
past papers ngo yo mu bizami ngo bya 2002 iki n'iki no. Noneho yes, uburyo bwa kane bwo gukoresha ni ugukoresha uburyo bwiza bwo kwiga. Bwa buryo nababwiye bwa Pomodoro method. Ushobora gufata iminota 25 wiga, ugafata indi 5 uruhuka, cyangwa se ugafata iminota 50 bitewe n'uburyo wabisetinze wiga, ugafata indi minota 10 uruhuka. Ibyo byose birashoboka guys. Kwiga ugaprolonge igihe kinini no, uri kwiga cyane, kandi kwiga cyane ni bibi, ahubwo kwiga kenshi nibyo byiza. Yes, ushobora kwifashisha za flashcards, ibikoresho bifasha kwibuka udupapuro nyine ukatwandikaho iki n'iki. Noneho ikindi kwabiga nko muri za geography cyangwa se ayandi masomo yakunze kubamo ibishushanyo, ujye ukunda gukoresha icyitwa mind maps cyangwa se diagrams. Biriya bishushanyo niba baba bakubwiye ukora ikintu runaka, ifashisha igishushanyo wiga uri gushushanya, uri gukora ziriya diagrams ziragufasha cyane. Noneho ushobora no kwifashisha voice notes niba uri kwifashisha telefone kwiga, uri kwiga recordinga, uri kwivugisha cyangwa se uri kwigisha, noneho ukaza kumva nyuma. Noneho ikindi ugomba kwiga wandika. Bujya kwiga wandika ariko nyine utari kwandika ibintu byinshi, uri kwandika tumwe keywords nubwo bitwara igihe kinini, ariko nyine iyo wize wandika uba uri gukora recall ibyo wafashe mu mutwe, uri kubishira mu rupapuro. ariko nyine ntabwo ndi kukubwira ngo wandike buri kintu cyose, wandike keywords utuntu dutoya nyine tugaragaza yuko wibuka icyo kintu wize. Yes, kuko niwiga uri kwandika byose, iyo ubundi kwiga wandika ni method yo ukoresha mu gihe ufite igihe kinini, ariko aka kanya nta gihe kinini mufite, kandi icyo gihe gitoya mugomba kugikoresha neza. Noneho muri iki kano gahe hari n'ubwoko bw'ibyo kurya ugomba kurya. Yes, ugomba kurya ibiribwa bifite intungamubiri, imboga, imbuto, amagi, amazi menshi n'iki. Aka gahe guys, bino bintu mbora by'emphasizing, ugomba kunywa amazi menshi. Niba utanywaga amazi, tangira ushaka igicupa cy'amazi, uzajya usukamo amazi uyanywe cyane. None ngo kuryama kare cyane cyangwa gutekereza cyane ngo panike, nabyo ntabwo ari byo. Kuryama kare ntabwo ari byiza, noneho no gutekereza cyane ugapanika ukagira ubwoba, nabyo si byiza. Noneho wirinde no kwigana n'abantu bakuvangira, abantu barakudistabinga. Genda ushaka ahantu hatuje, aba ariho wigira. Niba ari ku kigo kiniki, ushaka ahantu nyine hatuje. No ku kigo niba hari abanyeshuri benshi, urabizi mu gihe cya leta na wundi utiga nibwo atangira kwiga. Iyo abo birinde, ushake ahantu hatuje. Noneho ikintu ugomba kwirinda ni ibintu byose byagutwara igihe nka social media cyangwa televiziyo. Irinde kureba ibintu byagutwara igihe nka social media, ujya kuri za TikTok, ama YouTube, ikintu kibyirinde. Cyokoze niba urajya kuri YouTube ugiye kureba nk'isomo, nka YouTube channel, ndabizi yuko atangiye utanga amasomo njye nyine, ugiye gukurikirana nk'ama YouTube channel yigisha byo ntari, ariko nujye kuri YouTube ugiye kureba ngo comedy ngiki niki, ngo amafilime, nk'amakuru agezweho ngo y'imyidagaduro, no, wowe uri gutambikira, kandi ntabwo ari byiza. Noneho rero irindi banga rya gatandatu mu gusubiramo amasomo ukurikije ingufu zawe. First of all, nakugira inama, niba ukoze timetable yo kwiga muri kano gahe gatoya, kuko timetable yo ni ingenzi. Utayikora uzashiduka nudakora timetable yo kwiga, uzashiduka uri kwiga isomo rimwe, uri kumva, uzashiduka uri kwiga isomo rimwe gusa ari ryo uri gushiramo imbaraga cyane, usanga yandura yirengagije. No, aya masomo yose ugomba kuyiga. Cyokoze hano icyo bari kuva, isomo ryo tumva cyane niryo uziga cyane, no isomo ryo wumva cyane ryige gake.
so ugomba gukora rero timetable. Irindi banga rya karindwi ugomba gukoresha muri kino gihe gitoya ni ugutekereza neza kandi ukizera. Jya wizera ko ushoboye, wirinde ubwoba, ufate aka kanya ko kwiga nk'intambara yo gutsinda ikizamini, kandi ujye usenga, uganire n'abandi bafite intego nk'iyawe, ureke iwaguca intege. Guys, akantu ko gusenga, uzasenge niyo wajya nko mu cyumba cy'amasengesho, niyo wajya hehe usenge, umunsi umwe ugenda usenga usaba Imana uti Imana mfasha kino kizamini cya leta rwose, Imana mfasha. Sinkubwiye ngo uhore ujya gusenga buri munsi. Nkiri ku ishuri hariho abanyeshuri bajyaga gusenga cyane, ugasanga bo muri za rajepra y'amakorari, ay'abadive, ay'abapantekote, ugasanga muri room aho basengera bagiye gufata amasengesho mu gihe cy'ibizami babaye benshi cyane. Gusenga cyane ntabwo ari ko gutsinda. Wowe genda ufate umunsi umwe witegure, wiragize Imana, nurangiza Imana izagufasha, ari uko nawe waje wabyize ukaza ukiga byatari. Guys, ntufate igihe cyawe kinini cyose, akagahe ni gatoya ngo uri gusenga gusa, no. Niba ari umunsi umwe wafashe wo gusenga witegure, uri gusaba Imana ngo uzatsinde, nuwo urahagije. Ntabwo gusenga cyane ariko gutsinda, ahubwo kwiga cyane niko gutsinda. Guys, gutsinda iki gihe gitoya like ushobora kukisuzugura, nyamaze niba usigaje iminsi 20 yonyine like aka kanya, iyi minsi 20 niyo igiye kugena imyaka 12. Ariko uzi imyaka 12 ni ikintu gito, tutabariyemo imyaka yo wize nasari, nubwo benshi batize nasari. Imyaka 12 ni ikintu kinini. Rero akagaye kuri gusuzugura iyi minsi 20 isigaye ngo ukore icya leta, niyo igiye kugena imyaka 12 yo wize primary na secondary. Akagaye nutakitaho uzafeiringa, nusubira ku ishuri bizaba ari fo, uzaba ari danje. Nutanasubira ku ishuri ariko ugatsinda ariko ntubone scholarship, ndabizi ko benshi muri mwe mutari able kujya kwishyurira, nanone nutiga university, ibyo wize muri secondary bizaba biri somehow useless. Nyine like nta kintu wabikoresha no hanze usibye kuva wenda kwiga akazi ku bwarimu, kujya kugira iki, ariko nyine usanga bigira agaciro kenshi cyane iyo ugeze iyo bikomerejeho muri university. Guys, I was teacher Cedric, ngenda cyahari kugira ngo mbagire inama y'uburyo mwakiga, mwakitegura. Ndagenda mbaha ama videos menshi abahereza buryo ki mwakitegura, mbaha tumwe mu tricks, mu mabanga y'uburyo watsinda. Hariho na video nzabategurira ibabwira buryo ki ushobora kwifashisha ikawa ikagufasha gutsinda. Yes, I was yours teacher Cedric. I really love you. See you until next time. I love you guys.